Bijou n'abashuti be bari kuzinga imyenda, baba bari kuyizinga rero bayishyira mu kavarize, baba bari gutegura urugendo rwa Bijou uba ugiye mu wundi mujyi rwose kugira ngo ajye kuruhuka. Aba bashuti be rero baba bari kumubwira bati umva uramenye rwose ntuzagaruke uko ugiye, ugomba kugaruka ufite umusheri, dore rwose usigaye warananiranye neza neza, nta mukunzi ugira kandi urakuze. Abantu bose muzajya muhura cyane cyane rwose abasore beza uzajye ubitegereza, maze rwose unabahe nimero, kubera ko nyine ntabwo dushaka ko uzagaruka gutya. Abari guseka rero maze agahita abwira abashuti bati ahubwo se muzi yuko ndi no kumva ntashaka kujyayo, ndumva rwose nshaka kwigumanira namwe hano. Abashuti be bati hoya, genda rwose ujye kwiruhukira uruhure mu mutwe kandi unamenyane n'abandi bantu bashya. Baba bakiri muri ibyo rero maze Blaise akaba arahamagaye. Blaise rero ni umusore uri gutereta Bijou muri iyi minsi, gusa nyine ntabwo rwose Bijou aramwemerera urukundo. Ahita abwira rero bagenzi bati Blaise ndabona ahamagaye, maze bose bakimyoza. Ahita amwitaba maze akamubwira ati narangije kwitegura. Blaise nawe ati nicaye hanze, ubwo mwasohoka nta kibazo maze tukagenda. Bijou rero ahita asohoka bagenzi be bamutwaje varize, ahita aza akabanza agahobera Blaise atumeze neza. Blaise rero ahita abwira aba bakobwa ati muzane iyo varize nyibakire maze nyishyire mu modoka. Bahita batangira kubwira Blaise bati umuherekeze kandi rwose ugume ku kibuga cy'indege uhava ari uko indege imaze kugenda, kuko rwose uyu nguyu yanakwisubira maze akagaruka. Arashaka kuguma hano kandi ntabwo rwose tuzi ikintu kimugumisha aha. Blaise ati ntimugire ikibazo ndamuherekeza kandi rwose ndaza ariko nawe yagiye. Bahita bamubwira bati rero urakoze, maze bakifuriza Bijou urugendo rwiza. Agahita ajya mu modoka na Blaise maze akamujyana nyine ku kibuga cy'indege. Bijou rero agera muri uyu mujyi aba agiyemo, maze nyine agakodesha hoteli agomba kumaramo iminsi aba agomba kuhamara. Buracya rero aba ari mu masaha yo mu gitondo, maze akagenda akiyicarira kuri pisine akandagiye mu mazi nyine, ariko yicaye hejuru rwose ari kwinywera awayini. Lewis rero umusore w'umukire cyane, baba baturuka rwose no mu mujyi umwe na Bijou, ariko ntabwo baba basanzwe baziranye. Lewis nawe aba yibereye muri uyu mujyi yaraje kwiruhukira. Ahita aza rero akabona uyu mukobwa uba wicaye kuri pisine yashyize amaguru mu mazi, maze agahita amubwira ati waramutse neza mukobwa mwiza. Bijou ati mwaramutse. Lewis ati ubu rero aya niyo masaha meza rwose yo koga, ubu amazi aba ameze neza, igire mu mazi maze wiyogere. Bijou ati ndaza koga igihe nza kubishakira. Lewis ati none se wayatinye? Bijou ati hoya. Lewis ati niba utayatinye se kuki utari koga? Bijou ati ariko nakubwiye ko ndi bujye kogera igihe nshakiye. Lewis aseka cyane ati nakuvumbuye, nabimenye rwose, ntabwo uzi koga, nabibonye. Bijou rero ahita amubwira ati oya ndabizi rwose. Lewis rero ahita amubwira ati reka ngende nta kibazo maze mbe niyogera, nanjye rwose ndaba nkurebera hafi, ndaza kureba yuko uri bujye mu mazi. Bijou ati sawa. Lewis ahita amubwira ati gusa nyine mbere yuko ngenda nagira ngo nkubwire yuko uri mwiza cyane. Bijou nawe ati urakoze. Bijou rero asigara yimyoza ukuntu nyine uyu musore aba abyutse amuserereza. Aba akiri muri ibyo ariko telefone ye igahita isona, ba bafite be nyine baba bamuhamagaye ngo bumve uko ameze. Bati none se wagezeyo amahoro? Ati yego. Bati kubera ko utaduhamagaye? Ati nari ntaratuza rwose ariko nicyo nari ngiye gukora. Bati none se tubwire, nta musore n'umwe se w'ubogari murahura? Bijou nawe ati ntawe turahura, abo ndi kureba hano ni abiyemezi gusa. Mushuti ati ni umwiyemezi? Tubwire uwo se wabonye w'umwiyemezi ameze gute?
ahita ababwira ati oya namwe ntimugakabye, none se mbabwiye ko hari uwo nabonye nyine nishimiye, ntawe rwose. Bahita rero bamubwira bati uramenye rwose ibyo bintu byiteho, uruhuke neza mu mutwe, ariko nanone unamenyane n'abantu bashya kandi ugomba nyine kuzaduha ripoti. Aseka rero ahita ababwira ati ndabamenyereye rwose, ubwo sindi bubakire kunserereza kwanyu. Mu masaha y'umugoroba rero Biju aba ari mu cyumba cye ari kwikuraho makiyaje, aba ari kuzihanagura. Telefone rero irongera igasona, maze yakwitaba agasanga ni ba bacuti be. Baba bari kumubaza bati tubwize ukuri, kuva wagera aho ngaho umaze guhura n'abasore bangahe? Biju ati nta n'umwe. Ati ariko ubundi muribuka ko naje hano mu biruhuko, ntaje rwose gushaka abagabo. Umushuti watumva nkubwize ukuri, nuramuka ugarutse nta gifi rwose wirobeye, tuzahita tukwirukana muri uru rugo kuko uzaba uri kudusebya. Ahita aseka rero ati nizere ko mwikinira, nizere ko rwose ari burage. Basezeranaho rero kuri telefone, maze agahita yumva umuntu arakomanze. Ahita yibaza ati uwo muntu ukomanze ninde, ko ntigeze nsaba serivisi na zimwe? Aragenda rero yafungura agahita asanga ni Lewis. Lewis rero ahita amubwira ati nitwa Lewis, ni wa musore nyine mwahuriye kuri pisine? Biju ati ndakuzi, ahubwo ndibaza wamenye gute icyumba ndaramo? Lewis ati nyine nanjye ndara mu gikurikirana n'icyawe, nakubonye rero winjira, narinje kukubaza niba twasangira iby'umugoroba cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose waba ushaka. Biju ati oya ntabwo rwose twasangira. Ahita afungura umuryango maze akamubwira ati mwagenda se, nkeneye rwose kwisanzura, nkeneye guhumeka. Lewis rero ahita yongera akamureba maze akamubwira ati gusa nyine uri umukobwa mwiza. Biju turakoze. Arafunga rero maze agasigara ari kwimyoza nanone. Ati ariko uyu muhungu rwose nawe ni umuteshamutwe, akabije kumbangamira, ageze n'aho adatinya kunsanga mu cyumba cyanjye. Gusa nyine ahita yifatira ibintu yari ari kwihanaguza makiyaje ze, maze agakomeza akihanagura. Gusa nyine hashira akanya gato, maze Bije agatekereza ukuntu yirukanye Lewis, agasanga rwose yagize ikinyabupfura gike. Ahita rero afata icyemezo cyo kujya kureba uyu musore maze akamusaba imbabazi. Ajya kureba Lewis maze agahita amubwira ati umbabarire rwose, ukuntu nakwirukanye ntabwo nanjye nabikunze, ni ikinyabupfura gike kandi ntabwo ari uko nsanzwe. Lewis rero ahita amubwira ati nta kibazo, ntacyo rwose bitwaye, gusa nyine niba uje kunsaba imbabazi nizere ko n'icyo nari nagusabye nacyo wacyemeye, uko twajya gusangira. Bije ati nta kibazo. Bahita rero bajyana muri resitora ya hoteli maze bagafata amafunguro, ari nako kandi baninywera na wayini. Barazinywa rero maze bakaganira rwose bigatinda. Lewis abaza Biju ati none se ufite umusheri? Bije ati oya nta musheri mfite. Biju nawe akabaza Lewis ati nanjye ni uko. Akayoga rero kaba katangiye kubageramo, maze Lewis agakora ku matama ya Biju ati mbega ukuntu ufite umubiri mwiza, ati uroroshye, ufite umubiri mwiza cyane. Biju ati nyine ndi umukobwa, ntandukanye n'abahungu. Aba ari kwisetsa ariko nyine ubona ko rwose kamugezemo. Lewis rero abwira Biju ati uri kugotomera inzoga cyane, rekera rwose utaza gusinda, reka ahubwo ngutware maze ujye mu cyumba cyawe rwose utarasinda. Biju ati hoya ntabyo nshaka, ntabwo rwose nshaka kujya mu cyumba cyanjye nyine, haba habishye kandi haba hari irungu. Lewis ati nyine ihangane rwose nkujyane. Bije ati ahubwo se urabyumva gute turamutse tugiye iwawe? Lewis aratungurwa maze agahita abaza Biju ati tugiye iwanjye? Bije ati yego.
Lewis ati nta kibazo naho ngwino tujyeyo ariko uramarayo iminota 30 cyangwa isaha ubundi ngutahane. Baragendera n'ubundi bakikomereza ka kayoga bari bari kunywa, barasinda bose maze rwose bagashiduka nyine bararanye. Bisha arabyuka mu gitondo akangutse akumva umutwe uri kumurya, abyuka nyine awufashe hagati y'ibiganza bibiri, ati umutwe wanjye neza neza ndumva wamenetse. Amara gukanura neza maze yareba ku ruhande rwe akabona haryamye Lewis. Bijou rero ahita avuza induru ariko agahita ashyira urushyi ku munwa nyine kugira ngo aceceke. Arireba kandi agasanga rwose yarayatambaye, ahita abyuka rero agafata imyenda ye, aba yabibonye rwose ko igikorwa nyamukuru cyabaye. Ahita afata imyenda ye n'inkweto maze akajya mu cyumba cye, gusa aba ababaye kandi cyane kubera ko ibi bintu aba yakoze ntabwo aba yabitekerejeho, aba yabikoreshejwe n'inzoga. Hashira umwanya rero Lewis nawe agakanguka, areba rero Bijou maze akamubura, ahita yambara maze akajya kumukomangira ku cyumba cye. Bijou yumva umuntu ari gukomanga maze akavuga ati ntabwo ndi bufungure, ibyo ari byo byose ni Lewis. Ndumva mfite isoni rwose z'ibintu byaraye bibaye, ntabwo numva ukuntu namwemereye kunyegera, ubundi nemeye gute ko dusangira? Gusa nyine ntabwo rwose nabasha kumureba mu maso n'ibintu byose byaraye bibaye. Yanga rero gufungura maze Lewis akarekera gukomanga akihagararira ku muryango akicecekera. Bijou rero wagira ngo Lewis yagiye maze agahita atangira kwivugisha ati Imana ishimwe aragiye, ntabwo rwose nari kubasha kurebana nawe mu maso, numvaga mfite isoni. Aba ari kubivuga ariko Lewis ntinabyumva. Bijou agahita akomeza avuga ati cyakoze ngiye kwihindurira icyumba, yenda naza akambura azahita arekera rwose kuzajya aza kunkomangira. Arungurukira rero mu muryango mu kenge nyine ko ku rugi akabona ntabwo ari kubona uyu musore, ahita afungura azi ko yagiye maze Lewis agahita yinjira. Ahita abaza Bijou ati kubera iki wagiye utansezeye, kubera iki rwose utanambyukije? Ati nyuma y'ibyabaye muri ririya joro wumvaga tudakwiye kuganira koko? Bijou rero ati nta kintu rwose nshaka kubivugaho, ntabwo nshaka ko tubiganiraho. Lewis abwira Bijou ati ntabwo ushaka kuvuga ukuntu twaraye dupfumbatanye n'ukuntu rwose ijoro ryagenze neza? Bijou ati kubera ko nyine atari njyewe ubwanjye mwararanye, ahubwo byose nabikoreshejwe n'inzoga, nari nasinze. Abakivuga ibi rero maze Lewis akaba aramusimbukiye n'ubundi rwose agahita amufata ku matama yombi maze agatangira kumusoma. Ubwo nyine amagambo kwa Bijou ahita ashira ivuga. N'ubundi nyine bamara gusomana bagahita batangira gukomeza kwiganirira. Bahita rero bajya gusangira ibya mu gitondo n'ubundi ibiganiro bigakomeza. Ku mugoroba rero nabwo rwose biyemeza kongera kujya gusangira iby'umugoroba. Baragenda bakabisangira maze bakongera bakanywa nyine nk'uko byari byagenze ijoro ryashize. Nanone kandi barongera rwose bakarenza igipimo. Noneho bajyana kwa Lewis n'ubundi ariko Bijou nawe rwose ari we ubishaka ko bajyana. Noneho nubwo aba yasinze ariko ntabwo biba bikabije. Barongera rero bakararana maze bwacya mu gitondo bakabyuka bari kuganira. Noneho Bijou akabwira Lewis ati igihe rero nari naragennye kuzamara hano ndabona rwose kirangiye, ejo ngomba kuzasubira mu mujyi wanjye. Lewis ahita amubwira ati none se nta kuntu wabigenza maze rwose ukongera iminsi bagombaga kumara hano, nibura tukazatahana. Ndumva rwose ntashaka kuyisigarana, ikindi kandi nari maze kukumenyera, ndakubwiza ukuri rwose wari uri kundyohereza ubuzima mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo naje nzi yuko ibiruhuko byanjye bizagenda gutya, ariko guhura nawe byambereye iby'umumaro.
Bijou rero ahita amubwira ati ntabwo byashoboka kubera ko narangije gukatisha itike y'indege kandi ni iy'ejo. Lewis ati ariko rwose twayihinduza maze iyindi nkazayikwishyurira bibaye ngombwa nta kibazo. Bijou rero ati hoya, mfite ibintu byinshi byo gukora bintegereje, ntabwo rero nabasha rwose kongera kumara ikindi gihe hano. Lewis ati birambabaje kuba rwose nkuretse ukagenda, gusa nyine ndifuza ko nibura wankorera ikintu kimwe gusa mbere y'uko ugenda. Bijou ati urifuza iki? Lewis ati ndifuza nimero yawe. Bijou rero yumva ibya nimero maze agahita abyuka mu gituza cya Lewis aho yari aryamye. Ati hoya, nimero yanjye ntayo naguha kuko rwose sinifuza kuzongera kuvugana nawe. Ibi ngibi nyine byari ukwishimisha gusa ariko rwose nta handi tuzahurira. Lewis ati kuri jyewe ntabwo ari uko bimeze kuko rwose kuri jyewe ufite icyo usobanuye, ntabwo rero nifuza ko rwose birangirira aho. Bijou we rero ahita abyuka mu buriri yihuta ati njyewe nta bintu binzirika rwose nkeneye, reka ahubwo nigendere. Ahita yigira mu cyumba cye maze agasiga Lewis mu buriri. Lewis asigara atekereza kuri uyu mukobwa bamaze kuryamana inshuro ebyiri zose, nyamara rwose akaba adakeneye ko banahana nimero ngo bazakomeze kuvugana. Buracya rero Bijou agataha asanga abashuti be bamwiteguye, baba bakimubona maze bagatangazwa n'ukuntu rwose bari kubona akeye. Ati tubwire rero umugabo rwose uri inyuma y'iyo mico yose ufite. Bijou ati ariko namwe ntabwo rwose mujya muhinduka, murumva kuba nkeye bigomba kuba bifite umugabo ubiri inyuma? Aba bakobwa bati cyane rwose, ahubwo se tubwire neza, wahuye se n'abantu bashya? Bijou ati nahuye n'abantu benshi rwose kandi batangaje, bose rero twarishimanye rwose. Bati ntabwo ari ibyo dukeneye kumva, tubwire wahuye nyine n'umusore uri sipesiyare, wa musore nyine w'umwihariko, mwarahuye? Ahita ababwira ati oya rwose wowe hoya, ati reka ndacyari umwana. Maze bahita baseka bagakubitana mu kiganza bati tekereza umukobwa w'imyaka 28 udafite umusheri ngo aracyari umwana. Bahita bahindukira maze bakamubwira bati nta kibazo, komeza utwiryeho gutyo, ejo bundi uzaba wamaze kugira 30 maze aho uzajya unyura hose abantu bajye baguseka. Nawe rero aseka ahita ababwira ati ntimubizi se, njyewe rwose ubukwe nicyo kintu cya nyuma kiri kuri lisite yanjye, ibintu byose uko bizagenda bikurikirana ubukwe nibwo bwa nyuma nzakora. Bahita baseka bati ni akazi kawe. Aba bakobwa rero binjira mu nzu maze bakajya ku meza kuko baba bamaze gutegura, batangira kuganira maze bakabaza Bijou bati none se ugomba kubyuka usubira ku kazi? Bijou ati hoya, kariya kazi rwose naragasezeye, ntabwo nshaka kugasubiraho, kantwarira umwanya munini kandi nyamara kakanyishyura amafaranga makeya. Bahita bamubwira bati nyamara hashobora kuba hari ikintu cyabaye rwose muri rwa rugendo wari wagiyemo cyatumye ugahindura n'ibitekerezo. Bijou ati birumvikana nyine hari icyabaye kubera yuko kiriya kiruhuko cyatumye nitekerezaho maze menya agaciro kanjye. Ubu rwose nintabona akazi kampemba amafaranga menshi nta kandi kazi nzongera gushaka, ahubwo nzahita nikorera bizinesi. Baba bakiri muri ibyo ariko bakumva nyine ku rugi bari gukomanga. Bijou rero ahita avuga ati ntimugire ikibazo, reka rwose njye gufungura. Bijou rero ajya gufungura maze agasanga ni Blaise. Bahita bahoberana, Blaise akamubaza ati urugendo rwagenze neza, wagarutse amahoro, ibiruhuko byarakuryoheye? Bijou ati cyane, ibintu byose rwose byagenze neza. Blaise ati ndabibona, urakeye urasa neza cyane nk'umuntu nyine uvuye mu biruhuko. Bijou ati urakoze cyane. Bijou rero ahita abwira Blaise ati ni karibu, twari turi gufata amafunguro, waza rwose tugasangira. Blaise ati ahubwo nanije kugutwara kugira ngo tujyane muri resitora maze dusangire tunaganire nyine dutuje.
Bijou ati ntabwo byashoboka kubera ko nyine twatangiye gufungura, gusa wakoze kuntekereza. Blaise ati nta kibazo twazabikora undi munsi. Gusa nyine nari nkuzaniye impano yo kukwifuriza ikaze nanone mu rugo. Bijou rero ahita abwira Blaise ati urakoze cyane, urakoze rwose kunyitaho, ubwo nta kibazo rero wakwigendera twaza kongera kuvugana. Blaise ati murakoze namwe. Muri iyo minsi rero kandi Bijou atangira gushaka nyine akazi kuko aba akeneye akazi keza. Bamurangira rero kampani yari ikeneye rwose umukozi, aradepoza rero online maze akazajya gukora interview. Ku munsi wa interview rero agerayo yakererewe maze agasanga isa nkaho rwose yarangiye. Umusekreteri aba ari kumubwira ati byarangiye hari undi muntu bakoresheje interview. Bijou ati nta kundi kuntu se rwose mwangenza, ntabwo se wampuza n'umuntu wari ubishinzwe nibura tukavugana. Uyu mu receptioniste ati ntabwo byashoboka. Baba bakiri kuvugana maze Bertrand akaba arasohotse, niwe rwose uwo wari ushinzwe gukoresha interview. Ahita asuhuza rero Bijou akamubwira ati wowe se ko mbona isura yawe ariko ntiyibona, nawe wari uri gukora interview? Bijou ati yego, gusa nyine umu receptioniste yarambwiye yuko byarangiye. Uyu musore rero uba umaze kwitegereza Bijou maze ubwiza bwe rwose bugatangira kumukurura, ahita abwira Bijou ati okay, nta kibazo, reka rwose turebe uko tubigenza, ngwino unsange muri biro yanjye. Bijou rero yinjiramo maze uyu musore Bertrand agahita abwira Bijou ati zana CV yawe. Bertrand rero atangira kuyirebamo maze akamubwira ati ndabona CV yawe rwose imeze neza. Ati none se ubundi kubera iki akazi kawe uheruka gukora nyine wakavuyeho? Bijou ati impamvu nakavuyeho numvaga rwose nshaka kandi kazi gakomeyemo gake nyine kugira ngo ngire experience, ikindi kandi katantera stress. Nabonaga rwose haranakoraga ibintu maze kubimenyera cyane, nifuzaga kongera kubona iyindi experience. Bertrand ahita amubwira ati ni byiza nta kibazo, reka rero nza gukomeza nyine ndebe n'ibindi bikwerekeyeho, ubwo nyine tuzaguhamagara nta kibazo. Bijou ati murakoze cyane. Lewis rero nawe rwose agaruka muri uyu mujyi, gusa nyine ntabwo rwose aba yishimye. Ahamagara inshuti ze rero, mu nshuti ze rwose haba harimo na Bertrand. Baricara rero bari kuganira maze bakabaza Lewis bati kubera iki wijimye, kubera iki rwose utaryohewe kandi uvuye mu biruhuko? Lewis ati nari nishimye nimereye neza rwose kugeza umunsi nahuye n'umukobwa mwiza tukagirana ibihe byiza, ariko rwose bikarangira nabi, akansiga atampaye na nimero, akansiga rwose nta kintu na kimwe cye ansigiye. Bahita baseka bati rwose twari tubizi ko nta kindi kintu cyaba kikubabaje gutya uretse rwose kuba ari ibibazo by'urukundo ndetse n'ibibazo by'umusheri. Bati none se waragiye maze umarana iki kiruhuko cyose n'umukobwa? Lewis ati ntabwo ari umukobwa ubonetse uwo ari we wese. Ati ndababwiza ukuri, nkigera muri biriya biruhuko nahuye n'umukobwa mwiza utagira uko asa, umukobwa witonda, umukobwa rwose ubereye amaso. Twatangiye rero kugirana umubano turanaryamana, gusa nyine ikintu gitangaje uwo mukobwa ni njye wa mbere yararyamanye nawe. Byarantangaje cyane, gusa njyewe rwose mu mutima wanjye natangiye kumwiyumvamo kandi ntangira kumukunda. Namubwiye rero yuko yampa nimero tugakomeza kuvugana, ariko bambwira ko rwose nta kintu kiri hagati yacu, ari ibintu nyine byo kwishimisha, ari ibintu byatunguranye gusa biri aho.
bahita rero bamubwira bati ariko ibyo ntabwo byakabaye rwose bigucira ishati, niba umukobwa atarabyiyumvagamo se kubera iki wowe wakomeza kubyiyumvamo, wikomeza kwibabaza, ahubwo reka nyine twinywere ubundi wenjoyinge ibyo ngibyo byukure mu mutwe. Lewis ati sinzi ko rwose napfa kwibagirwa uyu mukobwa, umukobwa mwiza kandi akaba ari nanjye mugabo wa mbere bari bahuye, urumva namwibagirwa gute koko? Nyuma y'iminsi mike rero Bijou aba yicaranye n'abashuti be, baramubaza bati none se iby'akazi bigeze hehe? Bijou atumva biragoye cyane rwose kubona akazi, narazengurutse ngenda nshyira amasivi yanjye muri kampani zitandukanye, ariko rwose nta gisubizo ndabona. Gusa hari kampani imwe yanyemereye ko izampamagara kandi rwose numvise nyizeye. Umushuti w'umwe ati ntabwo bazaguhamagara, bose ni uko bavuga, iyo udepoje barakubwira ngo bazaguhamagara nyamara ugategereza ugaheba. Undi mushuti we ati oya rata, gira icyizere, hari ababivuga nyamara bakanabikora, wowe byizere gusa, bizaba kandi akazi uzakabona. Bijou ati nanjye ndabyizeye kubera ko rwose ndambiwe kwirirwa ngendana envelope irimo amadosiye. Ati noneho hari n'aho udepoza ukadepoza online ariko ntunamenye niba rwose na dosiye bazibonye. Baba rero bakiri kuvugana maze telefone ya Bijou ikaba irasonnye. Bijou ahita ababwira ati muceceke, ndabona hari nimero ntazi mpamagaye, ntabwo nzi ngo ni iyande, nimuceceke nitabe. Baraceceka bose maze akitaba, ahita rero asanga ari Bertrand umuhamagaye. Ati ka kazi wakabonye, twakoherereje kontra kuri email yawe, uze kuyisoma neza, ubundi rwose ukeneye kuyisinya. Ejo rero wazaza rwose ugatangira akazi. Bijou yishimye cyane ati murakoze, yabivugaga ari kubyina. Yavuye rero kuri telefone maze ahita ababwira ati akazi ndakabonye, ni ya kampani nyine nababwiraga niho bampamagaye ngo bampaye akazi. Ati ndishimye ntabwo mwabyumva, ati ubu muzi guhera ejo nzajya mbyuka maze nisige makiyaje, ubundi rwose nambare hotaro ujye ku kazi. Baraseka rero bati ni ukuri turakwishimiye, genda rwose ujye ku kazi. Maze Bijou ati ikirenze kuri ibyo ni akazi keza kandi kazajya kampemba neza, noneho ubu rwose ndaryoshye si ukubabeshya. Buracya rero Bijou arazinduka akitegura neza, akambara neza nyine nk'umukobwa nk'umugiye ku kazi. Arimakiya rero rwose neza, agasokoza, mbese aba ari umukobwa nyine ukeye rwose. Agera ku kazi rero maze agasanga Bertrand muri biro ye, akamubwira ko nyine yari aje ku kazi. Bertrand ahita ajya kumwereka biro azajya akoreramo. Aramubwira ati iyi ni biro yawe rero, icara rwose maze wisanzure, nugira ikibazo ujye uhita uza kundeba muri biro maze ngufashe, ntugire ikibazo rwose ndahari ku bwawe. Bijou rero aramubwira ati murakoze cyane, ni ukuri ndabashimiye rwose, Imana ibampere umugisha. Bertrand ati ntacyo rwose, nawe ngaho tangira akazi kandi rwose tuguhaye ikaze. Ku mugoroba rero Bijou ava ku kazi, maze bashuti be bagahita bamutangira batubwire umunsi wa mbere w'akazi rero wagenze ute? None se wa musore watubwiraga nyine wagukoresheje interview wongeye kumubona? Bijou ati umunsi wanjye w'akazi wagenze neza cyane, yego rwose wa musore namubonye ariko ntabwo mwitayeho. Maze bahita bamutangira kumubwira batumva agomba kugukunda byanze bikunze, reba ariko umukobwa mwiza nkawe. Bijou ati ntabwo rwose anyitayeho, muhumure mwikomeza kurota mwicaye. Nabo bati azakwitaho turabizi, nta musore n'umwe wakubona ngo atangire kwirebeshwa hirya, kubera ko rega uri mwiza kandi cyane. Umwe rero muri aba bashuti ba Bijou ahita amubwira ati ariko se ubundi Bijou uba wumva bitaguteye isoni kuba ugifite imyaka 28 nyamara rwose ukiri isugi, kumva ibyo bintu bidateye isoni?
Bijou rero udashaka kuvuga kuri iyi sije ahita ababwira ati reka rwose njye kubatekera, reka nigendere ntabwo nshaka kuganira ibi biganiro. Arahaguruka rero maze ari guhaguruka agahita yivugisha ati nimukomeze mwivugisha ibyo ngo ndacyari isugi, iyo mumenya ibyambayeho njya mu biruhuko ngize Imana gusa ko ntabyo muzi nanjye ntabyo nababwira. Aba nyine ari kubyivugisha wenyine bano bakobwa batari kumwumva. Bo rero basigara bavugana bati ibyo ari byo byose tubyizere ko rwose Bijou agomba kubona umusore kandi mwiza rwose mu gihe kidatinze, naho ubundi ari gukura kandi ntabyo yitayeho. Umunsi wakurikiye rero Bijou arazinduka akajya ku kazi. Bertrand rero ahita amusanga muri biro maze akamubwira ati ya dosiye nakohereje se wayikozeho neza wayitunganyije? Bijou ati cyane nayitunganyije. Bertrand ati rero umuyobozi yagarutse kandi iyo dosiye arayikeneye, yitunganye neza maze uyemprime uyimushyire. Bijou ati rwose nta kibazo nayisoje ni uguhita nyemprima maze nkayimushyira. Bijou rero ahita yemprima maze akagenda akajya muri biro y'umuyobozi arakomanga. Umuyobozi agahita amubwira ati injira, aba yibereye kuri telefone ari kuvugana n'abandi bantu. Bijou rero arinjira maze umuyobozi yakubura amaso bakarebana, Bijou ahita asanga ari Lewis. Lewis ahita yumirwa ati Bijou ni wowe? Bijou rero ibipapuro aba afite byose biramucika maze bikikubita hasi, ananirwa kugira ijambo na rimwe avuga maze agahita asohoka yiruka nk'ubonye igisimba. Lewis rero ahamagara Bijou ariko rwose Bijou aba yagiye yiruka. Lewis agahita amwihorera ati simbyumva, uriya mukobwa se hano muri kampani yanjye? Bijou rero umaze gutuma umutwe yinjira muri biro ye avuga ati nizere ko rwose uriya atari wa musore, nizere ko rwose ndi kurota. Ahita afata ibintu bye agahita abishyira mu isakoshi vuba vuba. Bertrand rero ahita yongera akinjira aje kumubaza niba ya dosiye nyine yamaze kuyijyana. Ahita asanga Bijou rwose afashe isakoshi nk'utashye. Bertrand ati none se kano kanya kandi uragiye? Bijou ati yego nari ngiye kuza kubasaba uruhushya, aha rwose hari ibintu byihutirwa ngomba kujya gukora. Bertrand ati ibyo bintu byihutirwa se ni ibiki? Bijou ati barampamagaye bambwira ko rwose mukuru wanjye arwaye kandi arembye, ndashaka rero kujya kumujyana kwa muganga. Bertrand ahita yumva koko yari impamvu rwose yumvikana maze agahita amubwira ati nta kibazo wagenda, ahubwo se ya dosiye nyifate nyijyane kwa bosi? Bijou ati ntuhangayike yo rwose nari namaze kuyijyana, gusa nyine ubwo Bijou aba yikarumye kugira ngo Bertrand atabona ko hari ikibazo gihari. Bertrand ahita amubwira ati hari ikibazo se nguhaye lift kugira ngo ugereyo vuba? Bijou ati hoya nta mpamvu wikwigora rwose, reka ngende n'ubundi ndahita mpagera kandi murakoze kunyumva. Bertrand ati sawa rero umunsi mwiza kandi murwaze mukiza. Bijou rero arataha, n'ubundi rwose yari yaramenyereye ko agahinda ke kose agomba kugatura ikirahure cy'inzoga. Ahita afata akawayini akajya hanze maze akaba yicaye aba ari kwivugana ari no kukanywa kuko aba yasanze bashuti be badahari. Ahita rero atangira kwivugana ati mana nyagasani, numvaga rwose nifuza kwibagirwa uriya musore sinzongere kumutekereza, nyamara rwose kumubona uyu munsi byahise bibyutsa santima zose nari mufitiye. Nongeye nimbamo urukundo rungana nk'uko niyumvisemo umunsi mbyuka ngasanga nararanye nawe mu buriri. Uriya musore ndamukunda cyane ariko nanone namubeshye ko rwose nta kintu kiri hagati yanjye nawe ariko naramubeshyaga mu by'ukuri. Sinumva rero rwose ukuntu noneho naba ngiye gukorana nawe muri kampani imwe, ntabwo rwose nabishobora, ntabwo nakomeza kubasha kwihishira. Abakiri kuvuga ibyo maze bashuti be bakaba baraje bati noneho se uyu munsi ko watashye kare byagenze bite? Ahita rero atangira kurira rwose mbere y'uko agira icyo abasubiza. Bati none se kurira kandi byagenze bite? Ati narababeshye. Bati watubeshye iki? Ati cyagiye nyine njya mu biruhuko nahuye n'umusore mwiza
maze dutangira kugirana rwose umubano wihariye. Twanakoze rero urukundo njye nawe, bahita barebana maze bagaseka, we rwose bari kurira ariko bo wagira ngo ibintu aba ari kubabwira biba biri kubashimisha. Ati gusa nyine nabonye uwo musore ashaka kubikomeza, nabonaga rwose nawe yaratangiye kunkunda kandi nanjye nari ntangiye kumukunda, nyamara murabizi nyine njye ngira ubwoba bwo kwinjira mu rukundo sinzi impamvu. Byatumye rero mpita mbihagarika maze mpita ngaruka igitaraganya rwose bitaranagera igihe cyo kugaruka. Bati none? Ati nyine ikibabaje muri ibyo ni uko ari we bosi wanjye kandi noneho nanamubeshya izina, kubera ko rwose ntifuzaga ko azanshaka ngo ambone, ntabwo nifuzaga ko tuzongera kubonana, namubeshya uko nitwa. Reba rero nareba agasanga nanamubeshya izina, azahita abona ko ndi umukobwa mubi nyine utari siriyasi, maze ahita antera n'icyizere. Ntabwo rwose numva yazareka dukomeza gukorana yamaze kumenya ko kandi ndi umubeshyi. Bashuti be rero bahita bamubwira bati ariko rwose iyo ntabwo ari impamvu ikomeye, ahubwo twebwe turumva wakabaye rwose ugenda maze mukicara mwitonze mukaganira, ukamubwira impamvu yatumye umubeshya, cyane cyane ko rwose nawe yabibonye ko ari we mugabo wa mbere wari uje mu buzima bwawe, azabyumva rero. Bisha ati hoya, njyewe ahubwo ndumva mu gitondo nazinduka maze nkajya kwandika lettre isezera akazi. Bati hoya, ibyo bintu ntubikore rwose, waba nawe wihemukiye. Ku rundi ruhande ariko ku mugoroba Lewis na Bertrand n'indi nshuti yabo nabo barasohokana, maze Lewis akababwira ati ntabwo muzi ikintu kibabaje, wa mukobwa nongeye kumubona, gusa ikintu cyambabaje kurusha ibindi namubonye nsanga ibyo yambwiraga byose yarambeshye. Yamubwiraga yuko afite akazi, ari nayo mpamvu atashye yihuta, afite ibintu byinshi aje gukora mu kazi ke, nyamara nta kazi yari afite, n'izina yambwiye yarambeshye. Ndibaza impamvu yaba yarambeshye maze bikanyobera, ndibaza rwose ikosa namukoreye cyangwa icyo namucumuyeho cyatumye ambeshya, ariko nanone byatumye rwose mbona yuko atarankwiriye. Ibyo twakoze byose ngiye kubyiyibagiza maze rwose mwibagirwe burundu, nitangirire ubundi buzima bushya nyine nk'uko nari meze mbere y'uko duhura. Bahita bamubwira bati rero rwose nta nubwo wakabaye uri kubabazwa n'uko wasanze yarakubeshye, ahubwo byakabaye bigushimisha nyine ko wamumenye kandi hakiri kare. Ntabwo rwose wakabaye uri no kwiyahuza inzoga. Baramubwira bati ubundi se kubera icyo utakwicarana n'uwo mukobwa maze ukamubaza impamvu yaba yarakubeshye? Lewis ati ntabwo ashaka no kumpa umwanya, ntabwo rwose ashaka no kumvugisha, wagira ngo njye nawe ntabwo tuziranye. Bahita bamubwira bati rero rwose mureke ikomereza ubuzima bwawe, kandi n'ubundi mwamenyanye igihe gito ku buryo ibyo nta kintu byagutwara. Lewis ati nanjye nibyo ndi gutekereza gukora. Umunsi wakurikiye rero Biju arazinduka nyine akajya ku kazi nk'ibisanzwe. Aba ari kugenda muri korodoro yararangaye cyane ari gutekereza, maze agahita agongana na Lewis asohoka mu biro bye. Bahita barebana mu maso, maze Lewis akamubwira ati Roha umeze neza? Ati se ubundi harya ndakwita Roha cyangwa ndakwita Biju? Ndabizi neza kuko rwose na Biju si izina ryawe, buriya naryo ni iry'ikinyoma, naje gusanga ibintu byawe byose ari ibinyoma, nta kuri kuri mu byawe. Biju rero ati oya rwose ntabwo ubuzima bwanjye bwose ari ikinyoma. Lewis ahita amuca mu ijambo atumva ukuntu wambeshye, ibintu wankoze ntabwo nzigera mbikubabarira rwose na rimwe, kuko njye nanga umuntu umbeshya. Ahita yigendera maze agasiga Biju ahagaze muri korodori. Biju rero ajya muri biro ye akicara agatangira kwibaza ati ni iki kintu nakora cyakwibagiza Lewis ko namubeshye. Aba ari kubitekerezaho rero, maze Bertrand akaba arinjiye ahita amubwira ati Biju waramutse neza, umurwayi se ameze neza? Biju ati yego ari koroherwa. Lewis ati ugeze
Bertrand ati ugize ikintu icyo ari cyo cyose ukenera wambwira nta kibazo rwose ndahari ku bwawe. Bijou ati murakoze cyane kandi ni ukuri uri umuntu mwiza cyane. Bertrand rero ati ni inshingano rwose kukuba hafi, ati gusa nyine nari nje kukureba kugira ngo tujye gusangira ibya saa sita. Bijou ati ndacyafite akazi kenshi, hari ibintu mfite imbere yanjye ngomba kubanza gusoza, ndumva rero twabishyira undi munsi. Bertrand ati hoya ngwino tugende, ibyo ngibyo uraba ubirangiza ugarutse nta kibazo. Bijou rero ahita yemerera Bertrand maze bakajya gusangira. Bijou aba ari umukobwa mwiza rwose ku buryo umusore uwo ari we wese umubonye yifuza kumutereta. Ku rundi ruhande rero Lewis nawe rwose amara kugera muri biro agatangira akazi, ariko bikanga ibyo atangiye gukora byose, ahubwo agatangira kwitekerereza ibihe byiza yagiranye na Bijou. Bikomeza kumugarukira maze agahita yegama ku ntebe akavuga ati ariko ubundi kubera iki koko uyu mukobwa atari kumva mu mutwe, nananiwe rwose gukora akazi ndi kumutekerereza, kunsohoka mu mutwe byanze niwe ndi kwitekerereza wenyine, kandi rwose uyu mukobwa ntabwo nkwiye gukomeza kumukunda kubera ko ni umubeshyi, ntabwo namenya n'ibindi byose yambeshye. Buriya uyu mukobwa si mwiza kuri jyewe, sinzi impamvu rwose atamva mu mutwe. Arongera rero akavuga ati reka noneho rwose mfate icyemezo maze nikorera akazi, ariko n'ubundi biranga, agatangira gutekereza ukuntu basomanye, ukuntu bararanye, maze rwose akamera nk'uwataye umutwe, akazi kakamunanira neza neza. Umunsi wakurikiye rero Bijou n'ubundi ajya ku kazi, aba yicaye muri biro ye nawe ari gutekereza kuri Lewis. Ati uyu musore kumwikuramo rwose byananiye, ndi kubigerageza ariko bikanga, sinzi rwose icyo ngomba gukora. Lewis rero ahita yinjira maze akabwira Bijou atumva nkubwire nta soni ugira rwose, iyo mba ndi nkawe mba narahise nsezera kano kazi maze nkagenda. Bijou nawe ati nanjye rwose narabitekereje kubikora, ahubwo urakoze kubinyibutsa. Lewis rero ahita abwira Bijou ati ntakubeshye ndakwirukanye rwose, fata ibintu byawe maze wigendere. Bijou ahita ahaguruka agafata isakoshi ye, ubwo agahita atangira no gushaka nyine urupapuro kugira ngo yandike lettre isezera. Lewis ahita amubwira ati none se nta nubwo rwose ukwiye kunsobanurira impamvu wambeshye, nta nubwo rwose utekereje ko ugomba kwisobanura, uhise wumva nyine ugomba kugenda, kubera icyo utambwira impamvu wambeshye izina, impamvu wanyimye nimero zawe n'ibindi byose. Bijou ati ngewe nta mwanya rwose mfite wo kwisobanuraho, icyo wansabye ngiye kugikora. Ahita rero yongera agaterura isakoshi ye, maze Lewis agahita amufata mu misaya akamuhindukiza, agahita atangira kumusoma. Bijou agahita aceceka. Bahita rero bumva ibirenge by'umuntu muri korodori, ahita anafungura urugi, ubwo nyine aba ari Bertrand winjiye. Lewis ahita yijijisha maze akabwira Bijou atumva izo dosiye nakubwiraga uhita uzinzanira muri biro kano kanya. Bijou rero uri kwihanagura ku munwa ariko amanura amakanzu, nyamara nta n'umuntu wayakozeho. Bertrand ahita abona rwose hameze nk'ahari ikibazo, maze akabaza Bijou ati none se ko mbona udatekanye ni amahoro? Bijou ati yego rwose ni amahoro. Bertrand ati nyamara rwose ndabona hari ikitagenda, ati uyu musore usohotse se hari ikintu kibi yaba akubwiye? Bijou ati nta na kimwe. Bertrand ati nta kibazo, noneho nari nje kukubwira ngo ku mugoroba tuze gusangira ibya nimugoroba, hari icyo bigutwaye? Bijou ati nta na kimwe rwose, twaza gusangira. Bertrand ati reka njye mu kazi rero, ubwo ndaza kugufata akazi karangiye maze tugende. Bijou ati nta kibazo. Ku mugoroba rero Bijou ava gusohokana na Bertrand maze agataha mu rugo, abwira rero abashuti be uko umunsi we w'akazi wagenze. Ati rwose nifuzaga gukomeza gukora muri iriya kampani, ariko rwose ntabwo bishoboka
kubera yuko bosi ubwe niwe wanyisabiye ko nazandika lettre isezera ku kazi, ni nkaho rero ubwo yanyirukanye. Gusa nyine akiri kumbwira ibyo yambwiye ko rwose nananiwe no kwisobanura ngo mubwire impamvu namubeshye, nkiri kubitekerezaho ntarabona igisubizo aba aransomye. Ubwo rero byose rwose nahise mbura icyo ntekereza n'icyo ndeka, bahita baseka bati yagusomye se wumva bimeze bite? Ati ntacyo njye numvise, rwose nta kintu kirimo. Aba bashuti be bati witubeshya tubwize ukuri, uwo musore watubwiye ko ari mwiza cyane, rero ikigaragara nawe uramukunda, kubera icyo ushaka kumureka gutyo gusa? Nawe rero ati ntabwo ari uko nshaka kumureka gutyo, rwose nakishimiye no kugumana nawe, ariko umubano wanjye nawe watangiye nabi, naramubeshye. Ubwo rero amfata nk'umukobwa rwose utari uwa nyawe, amfata nk'umukobwa w'umubeshyi. Ntacyo nakora rero kugira ngo mbihindure, icyiza rwose ni uko uwo mubano nawushyiraho akadomo, njye nawe tukarangizanya. Aba bashuti rero bahita bambwira bati komeza kutubwira ibibishye, twibwirire nyine ukuntu yagusomye maze utubwire uko wumvise bimeze. Ahita aseka, baba batangiye nyine kumusetsa, ntabwo rwose abajya barakarana umwanya munini. Baba bakiri mu biganiro rero, maze Blaise akaba ahamagaye Bijou, aramubwira ati ndi imbere y'iwanyu ngwino rwose ngusuhuze. Bijou rero arasohoka maze akajya gusuhuza Blaise. Blaise ati nari ngukumbuye cyane. Ati none se ku kazi ni amahoro? Bijou ati cyane rwose bimeze neza. Blaise ati ni ukuri ndakwifuriza rwose ibyiza byose, gusa nyine numvaga rwose nshaka ko twajya gusangira. Bijou ati ntabwo byashoboka kubera ko n'ubundi ubu ibya nimugoroba namaze kubifata, ntabwo rero rwose nakongera gusohoka, ngiye kuryama nduhuke ejo nta kazi. Blaise ati nta kibazo ubwo tuzongera. Mu by'ukuri rero Bijou rwose yari ari guteretswa n'abasore batatu bose icyarimwe, nyamara rwose nta n'umwe yari yahitamo, bose nyine yasohokanaga nabo bakaganira, ariko nta n'umwe aremeza ko rwose ari we musheri we. Bijou rero asezera kuri Blaise maze agataha, gusa agera mu rugo rwose akananirwa gusinzira, maze akumva agomba gusezera kuri kariya kazi uko byagenda kose. Ahita rero yandika lettre isezera, maze mu gitondo cya kare akagenda akinjira muri biro ya Lewis. Lewis rero aba akimukubita amaso, Bijou agahita akubita lettre ku meza ati narizanye lettre isezera akazi nk'uko wabimbwiye. Lewis ati njyewe mbikubwira, ati rwose ntabwo aribyo nifuza. Bijou ati nyamara rwose wansabye kuva muri kampani yawe, none nanjye nabikoze. Lewis ahita ahaguruka maze akongera agasoma Bijou, akajya amubaza ati ntacyo wumvamo se? Ndekere kugusoma. Nyamara rwose Bijou nawe aba arimo neza rwose, ubona ibyo bari kumukorera nawe bimushimishije. Bahita bumva rero umuntu afunguye urugi maze bakabona ni Bertrand. Bijou rero ahita asohoka muri biro ya Lewis yiruka, maze Bertrand agahita abaza Lewis ati uriya mukobwa se uri kugerageza kumufata ku ngufu, ko mbona rwose uri kumubangamira? Lewis ati ahubwo se wowe urabizi ko iyi ari biro y'umuyobozi, ugomba kwinjira ukomanze? Bertrand ati banza unsubize ibyo nari nkubajije. Lewis rero ahita amubwira turabizi ko ibyo bintu ntabikora, uriya mukobwa nyine ni wa wundi nakubwiraga twahuye igihe najyaga mu biruhuko, twagiranye rero umubano, narakubwiye ko twanaryamanye. Bertrand ahita aseka ati ni uriya mbese? Ati rwose uriya mukobwa mwibagirwe, yaraguhakaniye kandi yakubwiye ko nta kintu kiri hagati yawe nawe, mwikuremo rero rwose mwibagirwa umuhe amahoro. Ahita asohoka anarakaye, kuko Bertrand nawe aba asigaye akunda uyu mukobwa kandi rwose anamutereta. Bijou rero ahita asubira muri biro maze akaba yicayemo, aba ari kwibaza ariko kubera iki buri gihe koko dukora bino bintu kandi ahantu hatari ahanyaho? Ati ubu Bertrand azamfata ate uhora udufata turi gusomana? Aba ari kuvuga ibyo maze Bertrand agahita yinjira acecetse noneho atari kuvuga. Bijou ahita amubwira ati rwose umbabarire, ntabwo ari kuriya nteye.
Bertrand ahita amubwira ati wikwirirwa kumbwira byinshi, ibyanyu byose ndabizi, yabimbwiye, yambwiye ko rwose mwahuriye mu biruhuko, yambwiye ko kandi mwaryamanye, ikindi kandi ntabwo gukunda habe na gatoya. Bertrand nyine ahita atangira kubateranya ati kubera ko yambwiye ngo wari umukobwa wo kwishimishirizaho, ngo ikindi kandi ngo uri umukobwa nyine ngo utazi kwihagararaho, ngo uryamana n'umuntu abonye uwo ari we wese, ngo rero rwose ngo ntabwo akikwifuza, ngo keretse n'ubundi nyine ukwishimishaho gusa, ngo ikindi kandi ngo waranamubeshye, ngo umubeshya ngo izina, ngo umubeshya n'ibyo ukora, ngo bigaragara ko rero rwose utari uwa nyawe kuri we. Mu by'ukuri rero koko Bijou yumvise amakuru yose yayahawe, maze ahita amubaza ati ibyo bintu byose Lewis yabikubwiye? Bertrand ati cyane rwose yabimbwiye byose uko bingana. Bijou rero yahise arakara noneho rwose kubera ukuntu yumvaga koko ko ibyo bamubwiye ari byo, yahise atekereza koko ko uyu musore ashobora kuba atarigeze amukunda na rimwe. Bijou rero we kuva ku kazi biba byaramunaniye kubera ukuntu buri gihe ajya gusezera, ariko nyamara Lewis agahita amwereka ko rwose akimukeneye. Ku mugoroba rero ataha noneho yarakaye cyane, maze akabwira bashuti be ibyo Bertrand yamubwiye Lewis yavuze. Ahita avuga ati cyakoze we nyine ubwo avuye mu mubare, ngiye gusigara nikundanira nyine na bariya babiri. Aba bashuti be baramubwira bati ntabwo bibaho, nta muntu ujya ukundana n'abasore babiri, ugomba guhitamo umwe nyine muri Bertrand ubwo ndetse na Blaise. Ahita rero ababwira ati nyamara nta guhitamo rwose birangoye, ntabwo nzi uwo nahitamo, byarancanze. Umushuti we ahita amubwira ati ariko ngewe ndaje rwose ngushakire igitekerezo cyiza cy'ukuntu uzahitamo ugukunda kurusha abandi bose. Buracya mu gitondo rero n'ubundi akajya ku kazi. Lewis ahita yinjira muri biro ye yarakaye ati mbwira rero ukuntu ukundana na Bertrand, niyo mpamvu usigaye rwose ungendera kure. Bertrand we rwose aba ari gukora umuti wo gutandukanya Lewis ndetse na Bijou. Nyamara rwose Bijou nta n'umwe muri bo aba yaremereye urukundo. Bijou rero ahita abwira Lewis ati wowe ntabwo uri mu mwanya mwiza rwose wo kumbaza ibyo ngibyo, wakabaye ahubwo ubanza kunsobanurira impamvu ukomeza kugenda unsebya mu bashuti bawe ngo ndi umubeshyi, ngo ntabwo nkunda n'ibindi n'ibindi, ngo urankoresha gusa ngo kugira ngo twikorere urukundo nyamara utankunda. Lewis rero ahita abwira Bijou ati ibyo byo rwose ni ukubeshya, ati ninde wakubwiye ibyo ngibyo? Bijou ati utangajwe no kuba mbizi se? Lewis we ahita yumva neza rwose ko Bertrand ari kugerageza kubatandukanya, ahita abwira Bijou ati umva uriya musore ari kugerageza kujya hagati yacu, ibyo bintu ntabyo navuze nta n'ibyo navuga, ndagukunda cyane rwose, ahubwo ni uko nyine mbere nari narababwiye ibyabaye ku mukobwa nyine twahuye, ariko rwose ntabwo nigeze mubwira ngo ntabwo ngukunda kuko ndagukunda cyane. Bijou rero ahita amubwira ati umva nukomeza ahubwo kuzajya uza kumbwira ko nkunda, uzatuma rwose nsezera ku kazi, gerageza unyibagirwe maze unyikuremo. Ku rundi ruhande rero Lewis arongera agahamagara za nshuti ze bakicarana, maze akabwira Bertrand ati ndashaka kunsobanurira impamvu rwose uri kunteranya n'umukunzi wanjye. Ati uriya mukobwa ni uwanjye, ni njye namwikundiye, twarahuye twigiranira urukundo, none kandi ikirenze kuri ibyo ni n'umukozi wanjye. Bertrand ati ariko rero wibuka ko uwo mukozi wita uwawe ari njye namuzanye muri kampani, ni njye namwizaniye hano, ubwo rwose ni uwanjye, ahubwo mwibagirwe, reka gukomeza rwose kurota, uriya mukobwa ni uwanjye ntabwo ari uwawe. Batangirana guterana amagambo rero, maze umushuti wabo baba bari kumwe ati ariko si ubwo koko muri gupfa umukobwa, mwaretse gushwana? Bertrand rero ahita arakara maze agahita ahaguruka akabwira Lewis atumva uriya mukobwa ni uwanjye, kandi rwose niba ushaka amahoro mureke umwibagirwe. Lewis nawe ati nanjye sinshobora kumwibagirwa.
Bijou we rero arataha maze yagera mu rugo we n'abashuti be nyine bagatangira kwiga rero umutwe w'ukuntu nyine bazatoranya umuhungu urusha abandi gukunda Bijou. Mushuti we rero ahita abwira Bijou atumva rero igitekerezo nagize, ugiye nyine kumera nk'umuntu urwaye urembe maze ujya kwa muganga. Muganga rero azavuga yuko ukeneye impyiko, tuzareba muri bariya basore bose uzemera kuyitanga niwe rwose uzahita uhitamo nta kindi kintu na kimwe witayeho. Bijou ahita avuga ati ahubwo icyo gitekerezo rwose ni cyiza cyane. Ntabwo rero bitinda Bijou nyine ahita yirwaza bakamujyana kwa muganga, gusa nyine banabivugana na muganga kugira ngo ajye abibwira nyine aba basore nibaza kureba Bijou. Umunsi rero wakurikiye Blaise abona Bijou ataje ku kazi, maze akibaza rwose ikintu cyabaye ariko kikamuyobera. Ajya kubaza Bertrand. Bertrand rero rwose ubona kimurakariye aramubwira ati ntabyo nzi, gusa nawe ubyimenyere. Habanza rero guhamagara Blaise maze agahamagara Bijou ati umeze neza? Telefone ye yitabwa n'umwe muri za nshuti ze ati ntabwo rwose Bijou ameze neza, ararwaye ararembye ari kwa muganga. Blaise rwose ahita aza yihuta maze akaza kubareba, bahita bamubwira bati rero ararwaye rwose ntabwo ameze neza, gusa wavugana na muganga maze ukumva icyo muganga akubwira. Aragenda akajya muri biro ya muganga maze muganga abwira Blaise ati uriya mukobwa ararwaye cyane, impyiko ye rwose yarangiritse ikeneye guhindurwa. Blaise ati none se nta kuntu mwamushyira kuri diyalize? Muganga ati kuri diyalize ni ukumwongerera umunsi umwe cyangwa ibiri, ariko mu by'ukuri ikeneye guhindurwa kuko yarangiritse cyane bishoboka. Ati rero dukeneye umuntu nyine wo kumuha impyiko isimbura iyo yangiritse. Blaise ati nuko se bimeze, nta kindi kintu na kimwe mwakora kugira ngo rwose ibyo bikosoke? Muganga ati ntacyo rwose, ni icyo ngicyo gusa gishoboka. Blaise ati noneho nta kibazo, reka rwose mbafashe maze tube twashaka umuntu wamuha impyiko. Muganga ati nta kibazo. Barongera rero bakanahamagara Bertrand bakamubwira bati nyine Bijou ararwaye kandi ararembye. Bertrand rero nawe araza maze yagera kwa muganga bakamubwira ko nyine impyiko ye yangiritse akeneye uwamuha impyiko. Gusa nyine aba bakobwa babwira Bertrand bati rero hashize iminsi rwose turi gushaka umuntu wamuha impyiko ariko twarayibuze. Aba bakobwa bati twebwe tuba duhuje tuba twaranayimuhaye kera, baradupimye basanga ntabwo rwose duhuje. Ati none twagira ngo tugusaba ubufasha, ntumukunda cyane se Bijou? Ati ndamukunda, nta nubwo rwose mushobora kubyumva. Ati none se ntabwo wamufasha maze ukaba wamuha impyiko? Ati ibyo reka nta kibazo, ngende maze mbitekerezeho, nituba tutarabona rwose uyimuha buriya nzagaruka maze mbahe igisubizo. Lewis rero ntabwo bigeze bamuhamagara kubera yuko nyine bari bazi ko n'ubundi yavuye mu mubare wabo bari gukundana muri iyo minsi. Gusa Lewis yakomeje gushaka Bijou ariko aramubura, atekereza ko ahari yapfuye ku kazi nyine nk'uko yabivugaga. Buracya rero maze Blaise akagaruka, aba yizeye ko yenda babonye ubaha impyiko. Araza akabaza muganga ati muga none se umuntu utanga impyiko yabonetse? Bati hoya ntawe rwose uraboneka. Ajya kureba rero Bijou maze agasanga Bijou rwose ararembye ari kurira avuga ati ni ukuri ngiye gupfa, nabuze umuntu umpa impyiko kubera ko rwose diyalize yo n'ubundi ntacyo yamfasha, nkeneye rwose ko bampindurira impyiko ariko nabuze uyimpa. Blaise rero ajyana n'abashuti ba Bijou maze bakajya muri biro ya muganga.
Muganga abwira uyu musore ati twabuze ni ukuri impyiko burundu, none ko n'ubundi ukundana n'uriya mukobwa kubera iki rwose utamufasha maze ukamuha impyiko imwe? Blaise ati noneho rwose reka ngende nitegure neza mu mutwe, ejo nzagaruka mumpime maze niba duhuje rwose muzayimuhe nta kibazo. Blaise rero ataha ari kugenda yivugana wenyine mu modoka ati gute namuha impyiko yanjye, nta nubwo nzi ko rwose akize ari njye twakundana kuko ntaranyemerera n'urukundo, ntayo namuha rwose ngasigarana impyiko imwe, oya rwose ntayo namuha. Blaise rero aragenda maze ntiyongere rwose kugaruka ukundi, barategereza bagaheba. Bertrand rero nawe biba uko nguko, baranamuhamagara maze telefone ntizajye rwose icamo. Lewis rero wabona bikabije maze agahamagara telefone igendanwa ya Bijou, yitabwa rero n'umushuti we maze agahita amubaza ati ko numva ijwi atari irya Bijou. Umushuti wa Bijou ati n'ubundi ntabwo ndi we, njyewe ndi inshuti ye cyane, Bijou rero yararwaye yararembye ari mu bitaro rwose kandi amaze y'iminsi. Lewis ati kubera iki mutabimbwiye, kuki mutambwiye ngo nze kumusura? Ahita afata imodoka ako kanya maze agahita ajya ku bitaro, aragenda rero akareba Bijou maze akabona rwose yararembye. Bijou ati nyine mfite ikibazo cy'impyiko, nabuze rwose uwampa impyiko. Lewis rero aragenda maze akavugana na muganga, akabaza muganga ati ese muga bimeze bite ibya Bijou? Muganga ati uyu mukobwa twabuze rwose umuntu wamuha impyiko kandi impyiko ye yarangiritse cyane, ndetse uko iminsi igenda ishira ari kugenda arushaho kuremba, ubu rwose ameze nabi. Lewis rero arababara cyane ariko ntabwo nyine ahita afata icyemezo nawe. Arataha rero maze akicara agatekereza ati uriya mukobwa uko byagenda kose rwose ndamukunda, nubwo numva mfite ubwoba bwo kuba namuha impyiko, ariko nanone ntabwo rwose nifuza yuko apfa, ntabwo natuma ncika. Abitekerezaho rero ijoro ryose maze bwacya mu gitondo agafata icyemezo, akavuga ati ubwo uko bigenda uko, ngiye rwose kumuha impyiko, napfa nakira ibyo ntacyo bimbwiye. Ahita rero agenda akajya kwa muganga ati muga noneho se Bijou yaba yabonye umuntu umuha impyiko? Muganga ati na n'ubu kandi rwose ameze nabi. Lewis rero ahita amubwira atumva nditeguye rwose, genda umpime, nusanga kandi impyiko yanjye ihuye n'iye muhite mumbaga maze muyimushyiremo rwose ataragira ikibazo. Muganga ahita amubwira ati nyamara ukeneye kugenda ukabanza ukabitekerezaho neza ugafata umwanzuro. Lewis ati nta mwanya wo gufata umwanzuro mfite, nta n'uwo gutekereza, kubera ko igihe cyaba kiri kugenda ataducika sinazapfa mbyibabariye. Mbabarira ahubwo ubikore vuba, ahamagara nyine abaganga babishinzwe maze rwose mutujyane muri sale mu nkuremo impyiko muyimuhe, nimuramuka musanze ihuye n'iye. Muganga rero abaza Lewis ati uriteguye neza, urumva kandi wabitekerejeho? Lewis ati cyane rwose, namaramaje ngomba kumuha impyiko. Muganga rero ahita abwira Lewis ati mbere y'uko rero tujya kugukuramo impyiko twayimushyiramo, banza ujye kuvugana nawe, yavuze yuko umuntu uzamwemerera impyiko rwose agomba kuzabanza bakavugana. Babwira rero Bijou ko rwose Lewis yemeye kumuha impyiko, maze Bijou agahita abyuka ku gitanda akicara. Lewis araza agasanga Bijou aricaye, ati none se umeze neza ko bari kugutindana kandi rwose bakabaye bankuramo impyiko byihuse bakayigushyiramo? Bijou rero ahita abwira Lewis ati icara hano maze nkubwire. Lewis aricara. Bijou atumva rero untege amatwi neza kandi witonze, kuko ibintu nshaka kukubwira birakomeye cyane. Ndashaka kugusaba imbabazi ku bintu byose nakubeshye kuva twahura. Lewis ati mbabarira, ibyo nibyo hashize,
mbabarira rwose bakore igikorwa nyamukuru, wikomeza kuvuga ibintu biri kugukerereza, ubu rwose urinze upfa urumva ntazabyibabarira. Bije ati humura rwose tuza maze nkubwire, nagira ngo rero rwose nkubwire ko ntarwaye, ndi muzima nta kibazo na kimwe mfite. Lewis ahita amureba cyane, amaso nyine ubona amuvuyemo, ati ntabwo urwaye? Gute se utarwaye kandi muganga rwose yaravuze ko urembye? Bije ati nyine tuza mbikubwire, njyewe nabonye mwese munkunda uko muri batatu, maze guhitamo birananira, niyemeje rero gufata umwanzuro wo kuzabakoresha rwose ikizami nkazareba unkunda kurusha abandi. Natekereje ko uzampa impyiko ari we uzaba ankunda koko yananyitangira. Nabahaye icyo kizami rero abandi bose baragitsinzwe, ubu rwose baragiye nta nubwo bakitaba amatelefone, nyamara rwose ni wowe wagitsinze. Gusa ni amahirwe kuri jyewe kuko n'ubundi ni nawe nakundaga, ni uko gusa guhitamo byari byarananiye kubera ko nyine ni nawe mugabo wa mbere mu buzima bwanjye, ni wowe nahuye nawe, ni nawe twakoze urukundo, abandi bose twarasangiraga gusa. Ndishimye rero rwose ko ari nawe ubashije gutsinda iki kizami, ukaba ari nawe utsindiye umutima wanjye. Ndagukunda cyane rwose cyane, kandi gusa umbabarire ibitaragenze neza byose. Lewis ahita ahobera uyu mukobwa ati ndakubabariye, n'ibyo utibutse kumbwira byose ndabikubabariye, gusa nanone ndishimye kandi ndatekanye kuri muzima, nibura umutima wanjye rwose usubiye mu gitereko. Naho rero ubundi umenye ko rwose nanjye ngukunda, nta nubwo nigeze ndeka kugukunda. Ibyo wumvaga byose byari amagambo yabashakaga kuduteranya, njye nawe rwose turi umwe. Bahita rero bataha maze bakajya mu rugo, gusa Lewis aba yishimye cyane cyane rwose birenze. Bahita rero batangira gutegura ikirori cyo kuzabwira nyine abantu bose ko Lewis ari mu rukundo ku mugaragaro ndetse na Biju. Mushuti rero wa Biju atangira nyine kujya gushaka ba basore bandi, aragenda akabashaka umwe ku wundi, maze bikarangira babonye. Arababwira ati rero dufite ikirori mu rugo, Imana yatugiriye neza maze Biju rwose ntiyapfa, Imana yaramurokoye. Ubwo rero dufite ikirori cyo kwishimira nyine ko ameze neza nta kibazo, kandi rwose ntabwo mugomba kuhabura. Baraza rero bose, maze bahagera Biju rwose uba wicaranye na Lewis mu ntebe imwe, bari kuganira bishimye bafatanye ibiganza. Aba bose rero bamaze kugera hano hantu nyine ikirori cyari kubera, Lewis yahise apfukama maze abwira Biju ati Biju, tumaranye igihe kinini kandi rwose wantwaye umutima, ndifuza rero ko twaba umwe rwose, ndifuza ko wazambera umugore. Biju nawe ati kuva rero umunsi wa mbere uza rwose kumpa impyiko, nahise menya ko ari wowe mugabo w'ubuzima bwanjye, kandi nahise mfata icyemezo ko nta wundi mugabo nzigera nkunda, ari wowe nzakunda ubuziraherezo ndetse tukanabana iteka ryose. Ndabyemeye rero kandi ndagukunda, watsindiye umutima wanjye rwose. Bahita bahoberana maze abari aha bati ni ukuri turabishimiye. Nyamara rwose Blaise ndetse na Bertrand bo rwose baba bari kureba bayobewe ibyabaye, bagize isoni kuko baba babonye ko umwe muri bo we rwose yemeye kwitangira uyu mukobwa maze akemera no kumuha impyiko. Blaise rero ahita ahamagara Biju ati Biju, ndakwinginze rwose umbabarire kuba ntarabashije kuguha impyiko kandi wari uyikeneye. Bertrand nawe ati nanjye rwose umbabarire kuba ntarabashije kuguha ubufasha. Bije ati mwese narabababariye, ndabizi ko bigoye rwose ko umuntu yatanga impyiko ye, gusa ntabwo rwose nigeze nanarwara, nari muzima. Cyari ikizami nyine nabakoreshaga kugira ngo menye unkunda kurusha abandi, gusa icyanshimishije ni uko rwose cyatsinze ari Lewis wagitsinze, kubera ko nyine ni nawe nari mfite ku mutima guhera bigitangira, nubwo rwose nashakaga yuko bica mu nzira nziza nyine bikanyura mu mucyo, gusa niwe nakunze ubuziraherezo, none ni nawe watsinze.
icyo kizamini ndishimye rero rwose ko ari we dukomezanyije, niwe umutima wanjye wishimiye, ndamukunda cyane, ntimuhangayike rero rwose mwebwe narabababariye. Aba bashuti rero ba Biju bahita bajya kuzana ibirahure bati reka nyine tubinywere rwose maze duserebure urukundo rwawe ndetse na Lewis. Ubwo rero Bertrand na Blaise bo rwose bahita bisohokera kuko baba bumva muri bino birori batarimo. Lewis rero ndetse na Biju barahoberana maze bakanahana cheers bati ku rukundo rwacu. Inkuru yacu rero y'urukundo naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe, ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.